Nuko nguko dutangiye filime yacu uyu munsi. Umukobwa yafashe amazi arayasengera, arangije araza yamena ku kiganza cy'umukobwa wari wicaye mu nzu. Cya kiganza cyahindutse umurizo w'ifi. Mana nyagasani, niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntucikwe urebe iyi filime uyirangize, uraza kuyikuramo isomo. Amazi yari yasengeye ayaha imbaraga, arangije araza yamena ku mukobwa. Wa mukobwa yahise atangira kugaragaza uwo ari we. Wa mukobwa yahise atangira guhinduka ifi. Mana nyagasani, batewe ariko ntabwo bigize babimenya. Uyu nguyu nawe imbaraga zatangiye kumuvamo, yatangiye kwivamo, yatangiye gusakuza. Buriya amazi nuba urwaye umutwe, amazi niba urwaye uzayafata uyasengere, uyahe izindi mbaraga. Amazi ni ubuzima. Mana nyagasani, uyu nguyu yahise ahaguruka, arangije amukubita urushyi, yahise yigaragaza. Uyu mukobwa ni umuntu usenga cyane, wubaha Imana, ayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera icyo wamuyoboye ni ukuza kugaragaza uwo ari we. Uyu mukobwa nawe, uyu mukobwa ni Madamu Samake, yatangiye kumukubita. Yamubwiye ati kubera icyo uri kuza kumenaho amazi, wabuze ahandi hantu wayamena ku buryo uza kumenaho amazi. Mana nyagasani, niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntugende utarushoje ino video, kandi ikindi ukore subscribe, ukore like, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu mugabo yakomeje kwitegereza umukobwa, yaramubajije ati ibintu ukoze ni ibiki? Wabuze ahandi hantu ujya kumena amazi ku buryo uza kuyamena ku mukunzi wanjye? Mana nyagasani, yaramurebye aramubwira uti bosi umbabarire, amazi arancitse, ntabwo nabishakaga. Mana nyagasani, uyu mugabo nawe aramubwira uti ariko iyo ntabwo nabishakaga yawe izahuriza mu matwi yanjye kuva ryari? Iryo jambo ndarihaze cyane, ati bosi unyihanganire. Uyu nawe yakomeje kurakara amwitegereza cyane, amubwira uti ukomeje kumenyera, uramena ibikoresho umunsi ku munsi, uritwara nabi, none ugeze ahubwo uza kwitwara nabi ku bashyitsi banjye. Mana nyagasani, yatangiye kumubwira uti urambabaje cyane, urimo uransharenjinga mu mutwe, urimo uratuma ubwonko bwanjye, urimo uratuma amaso yanjye atabona neza. Kubera icyo uri ahangaha ubundi? Uyu mukobwa wibuke neza, uriya mukobwa twamubonye ni Madamu Samake yiyoberanye. Baravuga ngo ni Queen of Water, cyangwa se ngo ni umwamikazi w'amazi. Uyu mukobwa yatangiye kumubwira uti umbabarire, ariko byari bikwiye kubera yuko ndumva ntasanzwe hano muri iyi nzu, ndumva hari ibintu bidasanzwe. Ibidasanzwe ni ibiki? Ibidasanzwe ni ibiki? Kuba naje gushura sheri wanjye, kuba naje ngo tuganire, nibyo bituma ushaka kuvuga ngo ntabwo bisanzwe? Mana nyagasani, ese biraza kuba birangira bite? Uyu yaramubwiye uti ceceka aho ngaho, ufunge uwo munwa wawe. Ibidasanzwe hano nuko nazanye umusheri wanjye, nuko nazanye queen wanjye, nazanye umwamikazi wanjye hano. Uramenye witware neza, mutaza gushwana ubundi nkakwirukana hejuru y'amakosa ubashije kuba wakorera umukunzi wanjye. Umukobwa yaramwitegereje, yarebye ibyo boss arimo avuga, gusa icyaza arakizi. Ese araza kumurabura ate? Arimo aramubwira uti ahangaha hari umuntu udasanzwe, kandi ibi bintu bidasanzwe ntabwo bikwiye. Ati rwose hari ikintu kinini cyahindutse ahangaha. Ati nibyo mumennyeho amazi, ariko ntabwo nabishakaga. Uyu mukobwa nawe w'umudamu Samake yatangiye kumubwira uti va ahangaha ugende, usohoka ahangaha ugende. Uyu nawe w'umugabo akamubwira uti nibyo avuga nibyo, sohoka ahangaha ugende. Nawe yamaze kurakara. Ni bya bindi bavuga ngo amatwi ari mu rupfu niyumva, kandi ngo ukunda ububona asumba byose, ububona nyine ari umuntu w'umuhatari cyane, utabasha kuba wamwigereranyaho uko wiboneye. Niyo mpamvu arimo aramubwira uti sohoka ahangaha ugende, sinkushaka hano. Uyu mukobwa nawe w'umudamu Samake atangiye kumubwira uti ndumva ntari comfortable, ndumva ntatuje hano, mubwira agende. Mana nyagasani, ese birarangira bite? Uyu nawe umukobwa amubwira uti impamvu ari kuvuga ngo ngende nuko rwose ikiganza cyiwe n'isura yiwe, uyu nguyu ni umudamu Samake, ni umukobwa w'ifi. Yatangiye noneho kumubwira, yatangiye kumusohora hanze, nawe atangira kumubwira ibyo yiboneye n'amaso yiwe. Yatangiye kumubwira ati uyu nguyu ni Madamu Samake, nava ahangaha agende, usigaremo wenyine, kandi amahitamo yawe ukora niyo azakugayisha bosi. Ati amahitamo yawe ukora. Atangiye gutrolinga
bosi atangiye kumubwira nabi. Uyu mukobwa aramubwiye uti wa mukobwa we, ati ndagukubita, na bosi we yungamo ati ucunga amagambo yawe uvuga, ati rwose bosi ibyo nkubwira nibyo, ati njyewe aya mazi n'ay'umugisha mbashije kuba nayamumenaho, arangije mbona ikiganza cyiwe gihindutse nk'icy'ifi, kandi twabyiboneye. Gusa uyu mubosi, gusa uyu mugabo ntabwo abizi neza. Niba ugeze ahangaha kuri Dom Drama, kuri Ira Drama Hub, ntugende udakoze subscribe, udakoze like, kugira ngo ujye ubasha kuba wabona video zacu umunsi ku munsi. Tugenda tubahitiramo video nziza kandi zifite inyigisho, ufite icyo wakuramo. Ni wikunda wisharing inshuti yawe, uyikorere like, ubundi noneho ujye ubasha kuba wabona video zacu umunsi ku munsi. Yatangiye umugabo kumwinginga, aramubwira uti mbabarira, wihangane wicare tuganire, buri kimwe cyose kigende neza, ibibaye byabaye nta mpamvu. Umukobwa yatangiye kuvuga uti ndumva ntari comfortable, numva ntatuje, numva nta mahoro mfite, ngiye reka nigendere rwose, mbareke n'umukozi wawe mugume hano Mana Nyagasani. Yahise acamo aramusunika. Uyu mukozi nawe yaramubwiye ati genda wafiwe, genda wanzoka we, genda wasekibiwe, n'ubundi misiyo yawe yakuzanye hano yakunane, n'undi ntabwo wabasha kuba wayikora kuko nahageze Mana Nyagasani. Umukobwa yahise ahindukira aramureba, bosi nawe aramuhindukira aramwitegereza, aramubwira ati nakwibone wowe uri marine wo mu mazi, wowe uri madamu Samake. Yamuvumbuye noneho ahise amubwira uti nibyo uhisemo neza, va hano ugende. Akimubwira ati va hano ugende, ahita yisubiraho arahagarara. Ese birarangira bite? Ese birakorwa bite? Ntugende udashoje video kuko waza kuba uhombye cyane. Yaramubwiye uti ati njyewe rero, ati reka mbanze nkubwire, mbanze ngende nanaguhaye n'ukuri, njyewe sindi icyo ngicyo uri kunyita cyo, sinzi ahubwo amaso yawe uri kuba wabona, sinzi uburyo cyo uri kuba wabona, ahubwo uhindukiye mu matwi yawe. Numara guhindukira mu matwi yawe n'amaso yawe yahindukize, n'ubwonko bwawe buhindukize, ubasha kuba wagira ibyo ushyira ku murongo, kuko waracanganye icyura umusazi. Umugabo noneho nawe yifashe mu mayunguyungu, yifashe mu ntege nke z'abagore, atangira kumureba. Ari nako umukobwa amubwira uti wagiye wavuye ahangaha, ubu ngubu ugeze iyo ujya. Umugore avuga ati rekera aho ngaho ntabwo nshaka kukumva. Ati genda yewe. Ese aragenda, ese aramwirukana, ese birarangira bite? Akimubwira uwo ari we yanze kuhita agenda, nawe yarahagaze aravuga uti ati reka mbanze nk'isomo wakagore we, n'ikindi gihe ati njyewe ahangaha misiyo yanjye yanzanye, ati ni ugutwara ibyo ngomba gutwara, nkamutwara. Umugabo yatangiye kugira ubwoba, ati misiyo yanjye ntabwo ikureba, nta n'iki kurebaho, ugomba kumpa umwanya nkagira ibyo nikorera. Undi naramubwiye ati nta mwanya naguha mu izina rya Yesu. Imana yampaye ububasha n'ubushobozi bwo kubona iby'amaso y'abantu atabona, Imana yampaye kurebesha umwuka, wowe ngomba kugutsinda mu izina rya Yesu. Subira mu nyanja. Yagiye kumukubita urushyi, aramubwira ati beshya unkoreho se, ati beshya unkoreho uhita uhinduka umuyonga, dore hano n'amazi hari ngo urarigitiramo, uragenda nkanyira muri gita, kandi uragenda nta n'ubwo uzigera wongera kugira ubuzima. Ese biraza kurangira bite? Yatangiye gusenga, yatangiye kuvuga ati data mwiza wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Tuje imbere yawe, reka nkwereke iki kibazo. Umukobwa yatangiye gutaka akivuga data wo mu ijuru, ngo izina ryawe ryubahwe, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Yatangiye gutaka, atangira kubyina, atangira kubura amahoro. Umusore nawe yacishije makeya ahita ajya ku ruhande kugira ngo arebe. Umukobwa yakomeje gusenga akurayo. Umukobwa ageze aharisaza, aramubwira uti ceceka aho ngaho, enough is enough, ibyo wakoze birahagije, ntabwo ugomba kunyangiza mbene aka kagene, nta bushobozi ufite bwo kunyangiriza ubuzima bwanjye. Njyewe niba utanshaka ahangaha nagenda, amahitamo yanjye ni menshi cyane, ariko umugambi wanjye ukaba wagerwaho, nkazagaruka n'ikindi
ikindi gihe niba uyu munsi utanyishimiye. Umusore yahise agenda yicara mu ntebe, arangije atangira gukanaguzwa ibyo ari kubona. Abonye ko uyu yitwa umukwikwi, umuyayi wiwe cyangwa umukozi wiwe afite imbaraga zirenze cyane, aracyafite cya gikombe cy'amazi cyabashije kuba cyamwandagaza. Yaramubwiye uti nagombaga nkamutwara aho ngomba kumutwara, ariko urampemukiye cyane. Ubwo bugome bwawe n'izo mana zawe zirampemukiye cyane. Ese biraza kurangira bite? Yakuyeho imbaraga ngo abashe kuba yamutsinda byibuze kugira ngo amujijishe, arangije za mbaraga zifata ubusa. Zimaze gufata ubusa yahise acika intege yikubita hasi. Umukobwa w'umukwikwi cyangwa w'umuyayi yatangiye gusenga, yatangiye kubwira Mana, iki kibazo ndakikweretse, wavuze ko uzaduha imbaraga zo gutsinda ikibi cyose, tugakandagira inzoka n'ibishamwinyo n'ibiki byose. Ndakwinginze rero igaragaza ahangaha iyi madamu Samaki, iva ahangaha igende, ntizongere gutekereza uyu mugabo ukundi. Bosi wanjye ni bosi kandi arantunze, antungishije ibyo nkora, antungishije akazi kiwe. Mana Nyagasani rero ndakwinginze, kura uyu mwanda hano, utesha agaciro kandi ubikorere kwiyubahisha. Umukobwa yakomeje gutaka. Umukobwa yarasenze cyane, arasenga, arongera arasenga. Ngira ngo nkubaze, ese wowe ufite ubushobozi bwo gusengera umuntu agakira? Ese wowe ufite ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni? Ese wowe ufite buri kimwe cyose wakwitwaza imbere y'Uwiteka? Uyu nawe yarakomeje arasenga. Jya muri comment utwandikire utubwire niba ufite ubwo bushobozi byibuze bwo kuba wahamagara Imana. Undi nawe inyuma yabonye ko ari mu murongo mwiza, atangira nawe kuzamura icyubahiro amufasha gusenga. Uko akomeza gusenga, amasengesho uko aba menshi, yatangiye kuyonga. Ngiyo ya madamu Samake yatangiye kwiyerekana noneho. Umurizo wa nyawo nuko nguko yimanyagura mu ntebe, nuko nguko. Mana Nyagasani yarakomeje arasenga, ahamagara imbaraga, n'undi nawe aramufasha. Amasengesho ya babiri, uyu nawe yaratatse, arataka, nuko nguko ahita bumuyonga. Mana Nyagasani, nuko nguko yagiye mu ntebe hasigariramo ubusa. Ese wowe wabasha gusenga? Niko nakubajije, niko nakubwiye. Mana Nyagasani, barangije gusenga, uwagiye yagiye, uwikubita hasi, ubwoba bumwica cyane. Ari nako avuga uti ibi bintu ntago bibaho, ati ibi bintu ntabwo bisanzwe. Mana Nyagasani, ese biraza kurangira bite? Nkubwira ngo mujye musenga, mwiyegurire Imana, musome Bibiliya, musome ibyigishwa by'Imana kandi mubikurikire, mwirinde ibigeragezo n'ibishuko. Yarahindukiye areba bosi wiwe, aramubwira uti Imana ihabwa icyubahiro. Ati Imana ihabwa icyubahiro kuba ubashije kurokoka. Wagombaga kuba wapfa, wagombaga kuba wajyanwa ikuzimu, wagombaga kuba nawe wajya kuba bakagutangamo ibitambo. Ati mujye mukundana, ariko mujye mwereka Imana ari ibakundisha bo mugomba gukundana, ibaho umugisha. Yarahindukiye agiye kumwegera, umusore yahahamutse, ahita agira ubwoba, amubwira ati Mana, ati ndakwinginze uyu musore mureba, umwiteho, umuhindure ubuzima. Waravuze ngo Mwami, ngo nkunda ugukunda, ngo nkunda ngo abo nkunda kandi nabo bakankunda. Ibyo byose Data wera, ibyo byose ndabikweretse kugira ngo ukunda Mwami nawe agukunde. Nkweretse uyu mwana w'umuhungu wagiye mu buyobe, wagiye mu myuka mibi, usigaye ukundana n'abadayimoni. Ndamukweretse umuhindure. Yatangiye kuvuga ayo magambo, umusore agira ubwoba, agira ihahamuka. Ese biraza kurangira bite? Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, utarakora na like, yikore, ubundi turushaho kugenda twaguka. Filime nk'izi ngizi zirimo inyigisho zizajya ziza umunsi ku munsi, nugusibira rimwe nkabaha video, cyangwa se mwanabikunda nkajya mbaha video umunsi ku munsi kugira ngo mubashe kuba mwabona inyigisho nk'izi ngizi. Umugabo yaramubwiye ati se urinde, aturinde, ati ni wowe twabanaga hano, ati ngiye birantunguye cyane rwose, ntabwo usanzwe, Imana yawe ntabwo isanzwe.
nawe yatangiye gutungurwa, yatangiye kumva atunguwe cyane bitewe n'ibibaye. Yaramubwiye ati garukira umukiza aragukeneye, nta byaha utababarirwa, yewe nta kure habaho Imana itakura umuntu. Ese biraza kurangira bite? Nuko nguko yamubwiye ati nta kure habaho Imana itakura umuntu. Imana iragushaka, Imana iragukeneye, ikeneye kwiyikorera ukayumvira, ukumvira ibyo ikubwira n'ibyo igusaba. Ese biraza kurangira bite? Yaramubwiye uti baho kandi ubeho mu Uwiteka. Uwiteka aragushaka kandi Uwiteka aragukeneye, ibyo ukora byose nawe Uwiteka aragushaka. Reka nkubwire ngo nawe Uwiteka aragushaka kandi azagukiza ibyo ari byo byose bikubangamiye. Niba urara ushidagurika, niba urara usambana, niba urara ukarara ahantu habi cyane, Uwiteka aragukeneye. Uwiteka atabaye uno mwana, atabaye uno muhungu, byose byari bigoranye kandi byose byari bikomeye. Yarakomeje arasenga ahamagara Uwiteka, arasenga cyane, arongera arasenga. Nawe ujye usenga, utandukanye gusenga kwawe, Uwiteka niho azagukiriza. Uyu nawe inyuma yatangiye kwikiriza avuga uti cyakoze ndemeye. Amasengesho arakora, ari nako yikiriza rwose, arakubwira, ari nako nanjye nkubwira nti Uwiteka aragukunda kandi agufiteho umugambi mwiza. Hindukirira umukiza agukunde, nawe umukunde iteka n'iteka. Uzahora uri comfortable, uzahora uri muzima, uzahora wejejwe. Yahereje Imana icyubahiro. Uyu nawe rwose w'umusore arangije ahereza Imana icyubahiro, ati urakoze Mana yanjye, ati ibindi byose Mwami urakoze kwiyubahisha. Yaramuhamagaye ati yewe. Uyu nawe yahise biragenda bite? Yagize ubwoba abonye asigaye muri salo, ahita yirukanka ajya mu cyumba cyiwe. Makubahwa, musenge. Niba uri umwana, niba uri mukuru, niba uri mutoya, senga, wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe. Nawe Imana iragushaka kandi yakugirira neza.